Ndabasuhuje mwese aho muherereye hirya no hino by'umwihariko abari mu Rwanda ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye mu mpande z'isi ndetse n'abari muri Afurika birumvikana. Mwabyumvishe neza rero aha ngaha ni ku Muyoboro TV, amahoro y'Imana agomeze kubana namwe. Nabasuhuje cyane. Uyu munsi rero twabazaniye amakuru agiye atandukanye, ariko uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa. Aka kanya rero icyo tugiye kugarukaho ni ibijyanye n'iyobokamana, bimwe mwese mutinya, ariko nibuze nyabuneka ndakwinginze nibuze gerageza wumve aya makuru kubera yuko nayo ingenzi yerekeranye n'iyobokamana. Twakiriye umutumirwa rero witwa Tuyisenge Joseph, wenda ibindi muragenda mubyumva, agiye kutwibwira ku buryo burambuye. Joseph, umeze gute? Meze neza cyane, ndashima Imana ko ndi muzima. Ubundi amazina yawe ni ayahe muri rusange? Amazina yanjye nyakuri nk'uko mwabivuze ni Tuyisenge Joseph, ariko bamwe bakunze kumpimba pastor. Yes, mwabyumvishe neza rero umutumirwa wacu yitwa Tuyisenge Joseph, cyangwa se bakamwita pastor muri rusange, ariko ngo ni ikibazo mfite muri rusange ubundi. Kubera icyo bakwita pastor kandi ubusanzwe uri umusore? Ikibazo cyiza cyane. Iryo zina barinyise nkiga secondaire muri 2017 niho banyise iryo zina, kuko nakundaga kubwiriza ubutumwa bwiza muri class. Yes, mwabyumvishe rero impamvu ari umupasiteri w'umusore, kandi dusanzwe tuzi yuko abapasiteri buryo bakunze kuba ari abagabo. Nuko nguko gahunda zimeze rero, hari byinshi rero tubafitiye tugiye kubagezaho mu bijyanye n'ubundi n'iyobokamana. Birumvikana hari ibibazo byinshi mwagiye mutwandikira mutubaza, ariko uyu munsi igisubizo kirahari, ni Pastor Joseph. Joseph, uri tayari kubaduha ayo makuru ajyanye n'iyobokamana? Banza dusengere twumve ko uzi gusenga. Nta kibazo cyane. Iyobokamana bari ryiza, kubabasha kubiha agaciro birafasha cyane. Yes. Umuntu abaho afite icyerekezo kandi azi n'Imana ye yamuremye. Yego. Nk'uko mubisabye, mbere ko dutangira, reka tubanze twicishe bugufi dusenga Imana. Uhoraho, Imana igira neza, Imana ikunda abo yaremye bose, ikabaha ubuzima mu isi yabaremeyemo, uhabwa icyubahiro. Aka kanya tugiye kurebera hamwe bimwe bikwerekeyeho Nyagasani, kugira ngo turusheho kukumenya, bityo tumenye uko tugusenga. Turinda umubi mw'aka kanya, kandi abazumva iki cyigisho bose bazagirweho umugisha, kandi barusheho kukumenya, bagushime nk'uko bikwiye. Twifuza ko icyubahiro cyawe gikwira isi, reka bigaragare mu ijambo ryawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, Amen. amen. Yes, mwabyumvishe rero ni Pastor Joseph turi kumwe hano ku Muyoboro TV. Gahunda ni yayindi, mwabyumvishe neza ko tugiye kwinjira mu bijyanye n'iyobokamana. Hari ibibazo byinshi mu mazi iminsi mwibaza, nta kibazo ushobora kubishyira muri comment ukatubaza ibibazo bigiye bitandukanye. Hanyuma rero tukimara kwakira Tuyisenge Joseph, hari ibintu bigiye bitandukanye abantu bagiye bibaza, bigiye bitandukanye ku bijyanye n'iyobokamana. Aka kanya kugera uyu munsi wa none, abantu tugenda twumva yuko habayeho irema cyangwa se hari ibyaremwe. Ese ushobora kudufasha muri make? Ese irema abantu tuzi n'ibyo tubona ku isi n'ibyo tugenda twumva n'ibyo Bibiliya ivuga, ese bihuriye he? Ese bisa nk'iki? Wowe bivugaho iki, cyangwa se Bibiliya bivugaho iki? Ndetse n'ibijyanye na siyanse muri rusange nicyo igenda igira gute ibivugaho, sibyo? Uko byagenda kose rero, twizeye ibisubizo binyuze muri mwebwe ko tubizeyeho ubuhanga mu bijyanye n'iyobokamana. Murakoze cyane. Ni byiza cyane kwiga ijambo ry'Imana, kuko umuntu wese utaryiga burya ntabasha no kumenya Imana uko iteye. Ubundi mbere na mbere, kugira ngo umukristo abe yuzuye neza, afite ubumenyi buhagije mu by'Imana, abanza kumenya Imana. Yamara kumenya Imana, akamenya na Satani, akaba azi gutandukanya ibyo bintu bibiri. Iyo umukristo rero ataramenya Satani uwo ari we, nta nubwo yabasha kumenya Imana iyo ari yo. Utazi Imana iyo ari yo, nta nubwo wamenya Satani uwo ari we.
Okay, ikibazo cy'amatsiko aho ngaho nibaza ndetse n'abantu bagiye bagomeza kutubaza urugero nk'ubu ngubu turi kuvugana, hari umwana ushobora kuvuka ariko yamara kuvuka burya akavuka abona ise atabaho, ise yarapfuye. Kuba umwana atazi se bisobanuye yuko na nyina uriho atamumenya kandi ariho. urakoze cyane. Umubyeyi ubyara umwana nta mubyara ari umwe, sibyo? Yes. Bivuga ngo umwana afitanye isano na se, sibyo? Yego. Akagirana n'isano na nyina. Se na nyina nibo bahuye barema wa mwana. Bivuga ngo umwana afite amaraso ya se, afite n'amaraso ya nyina. Ariko mwari mumbajije ngo ese ise yarapfuye cyangwa se nyina yarapfuye, wa mwana akavuka atariho? Yego. Nyina akamusobanurira se wapfuye. Icyo nendaga kukubwira, njye nakubwiraga ngo twari tukiri ku bintu by'ireme. Uri kutubwira yuko utazi Imana ntago yanamenya Satani, cyangwa se utazi Satani ntiyamenya Imana. Kandi twese turabizi neza, wenda n'abari kutwumva bari buze kudufasha. Hari relation cyangwa se hari isano iri hagati y'Imana na Satani, byabanje kugirana birumvikana. Nanjye nkavuga nti tugenekereje mu bijyanye n'amasano muri rusange, umwana uriho ufite se wapfuye ariko atamuzi, umwana avutse ntago yanamenya nyina kubera ko ise atigeze namumenya. Umwana uriho Yego. ufite se wagize ute? Wapfuye. Ise yarapfuye. Yego. Agapfa ariko umwana yaramaze kubaho, atarabaho nyina nyine kwa amutwite. Yes. Urakoze cyane. Agifite umwana mu nda, ariko umwana akavuka ise yarapfuye. Yego. Ukambaza uti ese umwana ntiyamenya se kandi nyina ariho? Nicyo kibazo. Ntiyamenya na nyina kubera ko atigeze anamenya se. Urakoze cyane. Yego. Ako kanya umwana akivuka ahita amenya nyina byuzuye kuko baba bari kumwe. Yego. Ibyo ni mu masano asanzwe, birashoboka cyane, ni n'ibintu biriho 100%. Iyo umwana avutse akavuka umubyeyi umwe we atakiriho, ntago yayoberwa uri kumurera ako kanya kari nyina cyangwa ari se. Yego. Ariko aho bitandukaniye ni hehe? Ntabwo ise wa mwana wapfuye Yego. ashobora kuzuka aze yinjiza ibitekerezo muri wa mwana amubwire ngo uwo si mama wawe. Ntaho baba bagihurira. Aho bitandukaniye no mu by'Imana. Mu by'Imana ho, kuko Imana ari umwuka na Satani akaba ari umwuka, Satani cyakura ku muntu ntabwo agenda ngo atuze, ahubwo aza akivanga mu ntekerezo z'umuntu akamutera kutamenya Imana. Bivuga ngo umuntu si we witera kutamenya Imana, ahubwo hari umutera kutamenya iki? Imana. Mu gihe wa mwana ise we apfa burundu, ntagaruke ngo yinjire mu mwana amubwire ngo si mama wawe. Kumva bitandukaniye? Nabyumvisha cyane. Satani waraza akagutera kutamenya iki? Imana. Yego. Nyamara Imana ishaka ngo uyimenye, ukazi impamvu umenya Imana, aziherezo waba ufite ko ryaba ari ryiza. Ya byumvikanye rero, ndetse n'abadukurikiye nizera ko muri kubyumva neza 100%. Ushobora kuduha comment bitewe n'uko uri kubyumva. Joseph, hari umuntu umaze kunyandikira mu kanya gatoya, umwe mu badukurikiye yatubajije ikibazo giteye gutya. Ari kutubaza ngo ubusanzwe abahanga muri siyansi ndetse na tekinoloji nk'uko bamwe babivuga, hari abagaragaza yuko abantu bagiye baturuka ku nyamaswa ndetse no mu bundi buryo siyansi igenda ibigaragazamo. Umuntu akatubaza ngo ese ari siyanse n'irema riri muri Bibiliya ukuri ni ukuhe kwa nyako, ngo tumufashe tumubwire. Urakoze cyane. Buriya Imana icyo nyikundira, ntabwo ijya yivanga mu myanzuro y'umuntu ako kanya. Yego.
iyo uyishatse kuyiyambaza nibwo iza mu byawe. Iyo utabishatse ntabwo igushyiraho igitugu. Ibyo mbivugiye ni iki? Bibiliya yanditsemo ijambo ry'Imana ariko turibona mu nyuguti. Yego. Mu gihe yari kuba ari Imana ubwayo iza igira ute ivuga, ikavuga tukumva, ariko yabishyize hehe? Mu nyuguti, kugira ngo abazaba mu isi bose bazabashe gusoma izo nyuguti, bumve ko ari ijambo Imana yavuze, basobanukirwe n'imiterere yayo. Ariko ikiriho iki gihe, nk'uko twakomeje tuvuga ngo Satani wenda mu cyigisho kizakurikiraho cyangwa se nitugirirwa umugisha turabivugaho inkomoko y'ikibi. Tuze kumenya ese ubundi ikibi cyaje ute, uwo Satani twirirwa tuvuga bimeze biti. Ariko icyo nashaka kwerekeza ku ibyo ngibyo mumbajije, siyanse ni imwe mu gikoresho Satani ari gukoresha iki gihe cya none akura intekerezo z'abantu ku Mana, abatera gusobanukirwa n'ibyo siyansi igaragaza, nyamara ntibinjire muri Bibiliya ngo babigenzure. Atesha agaciro igitabo cy'Imana, agateza imbere ibinyoma n'ibihimbano n'imigani y'abantu, maze tugahugira mu ibyo Bibiliya tukayishyira ku ruhande tukabona nta kivuze. Muri n'uwo murimo abanza gukora mu muntu. Iyo amaze kukwegezaho Bibiliya rero uha agaciro ibyo siyansi igaragaza, kuko siyansi ntabwo mu by'ukuri ari abantu babaremwe n'Imana bafite ubwo bwenge bwo kugaragaza ibyo bintu. Hari ikindi kiremwa cy'umwuka kibarenze kibakoresha kigatuma bagaragaza ububasha twebwe abana b'abantu tureba tugatangarira. Kuko Satani ntakorera mu nka, mu matungo asanzwe, akorera mu muntu yagize imbata. Uwo muntu yagize imbata rero ni waho ubwenge bwose, kuko Satani yiyerekanye uko ari twebwe abantu, akatwiyereka twahita tumwamagana. Naho Imana itwiyeretse, Imana itwiyeretse uko iri, twebwe abantu bacumuye twapfa kubera ibyaha. Niyo mpamvu Kristo yiyambitse ishusho y'umuntu. Ntabwo yaje nk'Imana, yaje asa natwe, abana natwe mu mico yoroheje, kugira ngo tumenyere iyo mico gake gake. None umumaro wo kuba Yesu yaraje mu ishusho y'umuntu cyangwa Imana yatwigaragarije mu ishusho y'umuntu, ubona bishatse kuvuga iki ku bakristo muri rusange? Icyo bishatse kuvuga ni cya kintu, harimo icyigisho gikomeye cyane umukristo wese agakwiye kumenya. Kuba Imana yariyambitse ishusho y'umuntu, ikambara kamere y'umuntu, kwari ukugira ngo ibashishe umuntu kuzatsinda Satani, ariko biciye mu mibereho yo muri iyi si, biciye mu mibabaro umuntu ahura nayo. Imana yambaye iyo kamere n'umubiri ubabara, ukumva, kugira ngo umuntu nageragezwa akababara atazavuga ngo Yesu wancunguye, ko yancunguye kandi atigeze yumva ku mubabaro kumera. Urukumva? Ariko Imana ishaka ko umuntu navuga Yesu, umuntu amubona mu ishusho y'imibabaro, nawe ko yababaye, yakubiswe agataka. Kuko iyo aza nk'umufite ububasha bukomeye, ubungubu twari kujya tuvuga ngo Mana ntabwo twashobora kugukurikira, kuko we waje ufite imbaraga ihangana n'ibibi, ntiwababaraga, ntiwasonzaga, twebwe inzara iratwica, Mana twagukurikira duti? Ariko yambara kamere y'umuntu ifite icyaha, ihura n'imibabaro, isonza, yambara ubusa, imyambaro ari mikeya, kuko twiga ko yakuriye mu muryango w'ababaji. Nazareti mu cyaro kibi niho yarerewe, ariko akura afite imico. Icyo yaturushaga ni iki? Yafashe ubuzima bwe bwose abushyira mu Mana, yemera kugengwa n'iki? N'Imana. Imana barasigara imukoresha. Ari no kinatwe abantu dusabwa mu ibi bihe. Ngira ngo wenda twabanje kuvuga byinshi, ariko
nagize ngo wenda uyu munsi tuganire cyangwa se twige kubyirema byuzuye, kuko niyo mpamvu navuze ngo utazi Imana ntiwamenya Satani. Kandi kumenya Imana ni uko ubuze ibi bintu bikurikira: Imana ibahe, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ikora iki? Iba hehe? Ikora iki? Mbese intego zayo cyangwa se intego yayo ni iyihe? Yego. Iyo uzi ibyo bintu bitatu uhita umenya iki? Imana. Birumvikana. Satani nawe kugira ngo umumenye abahe, akora iki, intego ye ni iyihe? Iyo uzi ibyo bintu bitatu uba uzi nde? Satani. Umenya nuko usenga rero. Yego. Kumenya Imana rero nta handi bita bitwerekeza, ni kwirema. Ni kwirema. Nta handi. Iyo umaze kusobanukirwa irema neza uhita umenya n'intego y'iki? Y'Imana. Uhita umenya aho Imana iba. Yego Pastor Joseph, urakoze cyane kuri ino ngingo, wenda kuba utunyuremo mu icamake, ariko ubundi nyirizina hari ikindi kibazo abakunzi b'Umuyoboro TV bakunda kumbaza. Nawe wizera ko cyangwa se wemera ko uhamanya n'umutima nama wawe yuko umuntu aremye mu ishusho y'Imana? Cyane rwose. Niko biri. Hari umwe rero mu bakunzi b'Umuyoboro TV yarambajije ngo kuki umuntu aremye mu ishusho y'Imana ariko akaba adafite ububasha nk'ubw'Imana? Urakoze cyane. Kuki umuntu aremye mu ishusho y'Imana ariko akaba adafite ububasha nk'ubw'iki? Nk'ubw'Imana. Kandi aremye mu ishusho yayo. Izo ni ingaruka z'icyaha. Ingaruka z'icyaha zatumye umuntu atakaza ishusho y'iki? Imana yamuremanye. Bisobanuye ngo muri aka kanya ntabwo umuntu agifite ishusho y'Imana. Yaratakaye kubw'icyaha cyamaze kwinjira hehe? Mu muntu. Ubu ishusho y'Imana igaruka mu muntu ari uko afite Kristo hehe? Mu mutima. Kuko Kristo niwe waje kuturema bushya, ariko ntiyaturemye mu cyondo, ahubwo yaturemeshesheje amaraso ye. Yego. Ntitwavukira mu isi imeze uku, tuvukira mu isi y'umwuka, tuba ibyaremwe bishya muri Kristo. Ufite Kristo muri we aba yarangije kugira ishusho y'iki? Y'Imana. Ikindi kijyanye no kw'icyo ngicyo mumbajije, umuremyi ntabwo yarema ikintu ngo agishyiremo ububasha nk'ubwe bwose, kuko cya kintu byarangira kibaye nkawe, kandi ntihabonekaho ufite gukomera ku wundi. Okay, birumvikana. Hanyuma hagomba guhoraho gukomera kwa nyiri kurema. Yego rwose. Nk'uko umubumbyi arema ibintu bitandukanye mu ibumba, ntabwo yabigira nkawe. Birumvikana. Arema uko ashaka. Hanyuma rero tuki ku bintu by'irema, abantu batubajije ibibazo ari byinshi cyane, muraza kubyihanganira Pastor. Uko gahunda zimeze n'ubundi tuzi neza tukiri kuri icyo kintu cy'uko umuntu aremye mu ishusho y'Imana mu by'ukuri. Ujya wumva amwe mu madini, amwe mu bagize iyobokamana mu buryo bugiye butandukanye. Umuntu yakoze icyaha, uremye mu ishusho y'Imana, arangije kubw'icyaha yakoze, kubw'ikosa yakoze. Twebwe abaporo, abapenigoti, abadivantiste, abayisilamu, ntabwo tukwemereye kuzongera kugaruka mu idini ryacu. Mu ijambo rimwe turagutenze, turaguciye. Eske mu by'ukuri niba tumaze guca umuntu uremye mu ishusho y'Imana mu idini, kandi tuvuga yuko iyo dini ari y'Imana, ivuga Imana, ese mu by'ukuri twahamanya n'umutima nama yuko niba uwo muntu yari asanzwe afite mwuka wera,
n'Imana yamuremye tuyitesha agaciro muri iyo nzu yitiriwe ahera cyangwa se muri iyo nzu twitiye Imana? Icyo cyo mwakivugaho iki pastor? urakoze cyane. Buriya iyo tugiye mu bintu by'amadini dusangamo ibintu byinshi bitandukanye. Yego. Harimo ibigenderwaho bishingiye kuri Bibiliya, kandi ukaba wabisanga mu madini yose atandukanye. Hakaba n'ibindi biza bitanga umwihariko kuri iryo dini, Yego. kugira ngo ritandukane n'irindi, rigira umuco uhabanye n'uwundi, ariko byose bigiye bifite aho bigiye bicomoka muri Bibiliya bitandukanye. Kugira ngo usubize icyo kintu neza cyumvikane, hari amagambo Kristo yavuze ku bijyanye n'icyo kibazo. Wenda sinzi niba byaba byiza, ariko abantu benshi barayazi. Aho yabwiye intumwa ze n'abamwumvaga ati, mugenzi wawe nakora iki? Ikosa, nakora icyaha, mwegere umumenyeshe iki? Icyaha cye yakoze. Mugenzi wawe mwene data musengana, cyangwa se undi muntu ubonye wabasha kubwira akakumva, mwegere umumenyeshe iki? Icyaha cye, ikosa rye. Nabyumva akumva koko yakosheje, agahindukira, uzaba ubonye inshuti nziza, uzaba ubonye mugenzi wawe mwiza. Nubona yanze, uzashake undi muvandimwe ku ruhande, mwene data, umuzane mube babiri, sibyo? Yego. Mumubwire, dore wakoze iki, byagenze gutya, ese ntabwo wabikosora? Akabananira, muzamuteze iki? Itorero. Yego. Nimumuteze itorero, cyangwa se abo musengana muri Kristo by'ukuri, nabwo akabananira, icyo gihe muzamenya ko mubuze inshuti nziza, azababera umunyamahanga. Uwo ni Yesu wagize ute? Wabivuze. Yego. Si we wabivuze, ariko nyuma aragaruka, ubwo yasangiraga n'abakoresha bikoro n'abari abafarisayo batandukanye tugenda tubona mu byanditswe, abo twitaga abanyabyaha, yasangiye nabo. Ariko abafarisayo babibonye, bo mu idini y'Abayuda, nibwo bavuze bati, dore wa mwigisha uvuga iby'Imana ari gusangira n'abanyabyaha. Yego. Ababwira ijambo rikomeye, arababwira ati, abazima si bo bakenera muganga, ahubwo abarwayi nibo bakenera muganga. Kumva iryo jambo? Yego. Abazima si bo bakenera muganga, ahubwo abarwayi nibo bakenera muganga. Twinjiye kuri icyo kibazo rero, amadini yose ya hano ku isi, cyangwa se amatorero, nubwo ibyo bintu bibiri bitandukanye, itorero n'idini, byagakwiye kuba abaganga bavura abarwayi, pana kuvura abazima gusa. Noneho n'abayicayemo nabo bakaba abaganga benshi bari kwiga ubu ikiganga. Urukumva icyo kintu? Yego. Ku buryo baba bazi nabo kuvura iki? Umurwayi. Bagasohokamo bashaka iki? Abarwayi batarwara ari benshi. None umurwayi umwe arabonetse, ararwaye, rimwe uramusuzumye, wenda indwara ye kuyivura ubonye bisa nk'ibishatse kukugora, ese uzahita kubita kure? Genda ujye gupfira iwawe, ushaka imiti itandukanye, ukagira ute, ukiyambaza abandi baganga, kugira ngo wa murwayi agire ute, atagupfira hehe?
mu maboko. yego nkanzura mvuga ngo iki? Si byiza ko uriya muntu acibwa ngo ajye kuzerera ku musozi, ahubwo byaba byiza kurushaho kugaragaza ubuhanga bwacu bwa kiganga kugira ngo wa muntu tumugumane, amen, tutitaye ku bindi ibyo ari byo byose, tutitaye ku mahame y'idini, tutitaye ku kindi cyose. Dukwiye gukorera umurimo urenze uw'abandi batekereza Imana, ukababara ugahangayikishwa na wa muntu ugize ute ugiye, ukereka Imana ko udafite n'umugambi wo kumuca, ukaba umuganga mwiza winginga n'umurwayi udashaka kuvurwa, ariko kugeza ubwo agize ute yemeye umuti. birumvikana. Pasiteri urakoze cyane kuri ino ngingo. Birumvikana ko turi kuri ya ngingo rero n'ubundi ijyanye no kurema. Pasiteri, ibibazo ni byinshi kuri ino ngingo. Hari ingingo yindi dufite ahangaha ijyanye n'ikibazo mu by'ukuri n'ubundi twabajije, ariko ingingo tuyishyira no ku musozo dufata n'indi ngingo. Ikibazo giteye gutya: Imana niyo iyo turi no gusenga no mu buzima busanzwe, burya turasenga ngo Mana nziza, Mana ishobora byose, muremyi wa byose. Imana mu by'ukuri niyo yaremye urupfu. Muri make ubwo bari kutubaza inkomoko nyirizina y'urupfu. Abakunzi bacu b'Umuyoboro TV rwose banyotewe no kumva inkomoko yabyo. Urakoze cyane. Icyo kibazo njya nkunda kucyumva ku bantu benshi. Yego. Umuntu akaba yapfa bakavuga ati nta kundi urupfu rwararemwe. Yego, nanjye njya mbyumva pe. Kandi umuntu agapfa rwose, agisidika agakubita abantu bangahe, ati buriya n'isaha y'Imana igeze irabacyuye. none se sibyo? Ikibazo gikomeye. Nyine bimeze ni kwa guteshuka ijambo ry'Imana, ni kwa kutamenya Imana iyo ari yo, icyo ikora n'intego yayo. Aribyo nakomeje mvuga. Yego. Gusa kugira ngo bitaza kuba amagambo yacu gusa, nari nifuje ko twinjira mu gitabo cy'Itangiriro. Yego. Kugira ngo abantu bataza no kuvuga ngo turi kwizimba mu magambo tudafite ibihamya dusoma. Yego. Ngize ngo twinjire mu Itangiriro kugira ngo ingingo yo kurema wenda tugire ibyo tuyivugaho, wenda abatwumva nabo aho bari ushobora gufata Bibiliya nawe tukajyana. Birashoboka cyane. Biba byiza kurushaho. Yego. Reka twinjire igitabo cy'Itangiriro. Turatangira ku gice cyaho cya mbere. Turatangira ku gice cyaho cya mbere, tumanuke dukomeze hasi kugira ngo tubanze tugaragaze ibyo Imana yagize ute yaremye. Yego. Tumenye neza niba ko yararemyemo n'urupfu. Nidusanga yararuremyemo, ndaba nsinzwe. Bari abantu bavuga ko urupfu rwararemwe, nawe uraba flowinga nawe narayika na share byose ndabemera. Okay, pastor tubwire twumve aho mwitangira uko byifashe rero. Itangira igice cya mbere. Yego. Haranditswe ngo, ubwo n'umurongo wa mbere, haranditswe ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'iki n'isi. Yego. Ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusabusa. Umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'iki y'amazi. Yego. Hano harimo ibintu bikomeye. Mbere na mbere Imana. Buriya no mu mibereho yacu twagakwiye kuvuga ati mbere na mbere Imana, mbere y'uko ukora ikintu ugatekereza ku Mana. Ariko ibyo bikorwa n'umuntu uzi Imana iyo ariyo, ahiba icyo ikora n'intego yayo. Uwo niwe wibaza ibyo bintu. Utabizi ntabwo yirirwa byibaza. Ariko harimo ikintu gikomeye. Isi yari itagira ishusho. Ikintu kitagira ishusho ntabwo wagisobanura ngo bishoboke. Ntabwo byakunda. Wahera kuki? Ntacyo rwose. Ikindi, yariho ubusabusa. Hano hantu haragaragaramo gukomera kw'Imana. Hariho iki? Ubusabusa. Ikindi gikomeye, umwijima wari hejuru y'umuhengeri. Bivuga ngo nta mucyo wabagaho. Nk'uko ubwira iyo uhagaze hanze ubundi ukararama, inyenyeri zidahari, ukwezi kudahari, hariho wa mwijima w'icuraburindi, ushobora kubona hejuru hafatanye no hasi.
kubera iki nta shusho. Ntiwavuga ngo ikirere gisa umweru, ngo isi ngo ndi kuyibona, ngo dore hari ahantu hari ibyatsi bibisi, nta shusho. Yego. Ikindi gikomeye ni uko hariho iki ubusabusa. Uramfasha tujye tujyana unyibutsa kuko biba byiza kurushaho. Hariho iki ubusabusa. Yego. Umwijima wari hejuru y'imuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'iki y'amazi. Umwuka w'Imana wahozeho kuva kera, kuko tubona Imana mu butatu. Imana mwana, Mwana Mwuka Wera, ndetse n'Imana Data wa twese. Abo bakoze ubumana butatu butagatifu. Ni ubutatu butagatifu. Umugani wa padiri bwera. Yego. Tagatifu iryo jambo akenshi rikomoka ku Giswahili, barakaryifashisha, ariko ku Kinyarwanda cyumvikana ni ubutatu bwera. Ubutatu bwera. Bwera butunganye, butarimo icyaha. Ibyo bishatse kuvuga, si ukuvuga ngo ni umweru. Nuko atarimo icyaha. Kuba hatarimo icyaha, icyo kintu bisobanuye ko kirera. Iyo twumvaga kera umweru iryo bara. Ubwo abadukurikira yo ku Muyoboro TV namwe ako kantu mwumve ko rwose umweru kera si umweru, ahubwo ni ikintu kitarimo icyaha. Ikintu kera ni kitafite icyaha kabisa. Kandi ako kantu kidafite ikizinga, kidasa nabi. Yego pe. Icyaha nicyo kintu gituma umuntu aba mu bahindana. Iyo adafite icyaha ari umuntu wera. Urabona mu rubanza iyo umuntu bari kumushinja akaburana agatsinda, bavuga ko ari umwera. Ari umwera. Ntabwo ari uko yabaye iki umweru, umuzungu nyine, umunyamerika cyangwa so nari nzi yuko nanjye rero iyo bavuze ngo uriya muntu arera, nahitaga numva ko byanze bikunze bafukasinze kuri ba bazungu, kuko urabizi yuko bakigera mu Rwanda baje no gukoroneza, bayavuga ati barera cyane. Okay. Nuko adafite icyaha. Abantu bajye babimenya ibyo bintu. Yego. Tubonye ko isi yari idafite ishusho. Hano hantu harimo ikintu gikomeye. Imana imaze kwitegereza isi nta shusho ifite, ikabona n'umwuka wayo ntuyirimo, ahubwo uri hejuru. Yateguye umugambi wo kugira ute kurema. Ese bino bifite uretse gato, bino bifite iyihe shusho? Iyo twinjiye mu by'umwuka, Imana yerekana ko iyi si yacu ya none ubu turimo nta shusho ifite. Ubu gutya tuvugana mu by'umwuka nta shusho ifite. Bisobanuye iki? Nuko ibibi biri kuganza hose, ndetse ibyaha byinshi biri gukorerwa ku karubanda, ndetse n'abantu benshi ntibagishaka ko Imana yivanga mu byabo. Ntiwanatangazwa nuko hari n'uzumva ikigisha kumva nta gishamaje kirimo, turi kwanjwa. Abenshi ntibashaka no kubyumva, bashaka za ndirimbo zateye, indirimbo, muziki, usheri urankunda, nzaguha biriya atanafite urukundo ndarufite, nzagupfira, kandi hateye ikintu yamwitaza. Indirimbo z'abambaye ubusa nizo zigezweho muri ino business. Ariko ugasanga nibyo abantu bashatse kumva cyane kurenza ubutumwa bwiza. Ibyo niyo mpamvu mvuze ati nta shusho isi ifite, kuko isi igira ishusho mu by'umwuka, ariko Imana iyoboye. Ariko ikindi twasomye